umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye, kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe? Iki kibazo twatahiyeho ejo. Umunsi ukomeye w'umujinya w'Imana ugeze, ninde uzawurokoka? Turarenga ukuntu twaganira iki gice cya 7 n'icya 8 n'icya 9 n'ibishoboka. Ndagerageza kwihuta kugira ngo tubiganireho. Inshamake y'iki gice cya 7 iraza gusubiza iki kibazo. Isubiza ikibazo kivuga ngo ni bande bazarokoka uyu mujinya. Hariya turahabona 144,000 n'abantu bahagarariye amahanga yose imbere, kuko tubisoma mu Baroma igice cya mbere 16. Ubutumwa bwiza ntibukoze isoni, n'imbaraga y'Imana kubizera bose, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ni ukuvuga ngo biriya 144,000 bihagarariye abantu bose, bihagarariye Abayuda bigakurikizaho Abagiriki. Abagiriki ni abanyamahanga. Ni ukuvuga ngo abanyamahanga bose, kiriya gice ni igice kirimo gikubiyemo abantu benshi. Abazarokoka ba mbere muri kiriya cyumweru cya mbere cy'ibyumweru 70 ni umubare. Abakabiri niba abandi bari mu gice cy'icyumweru cya kabiri, aricyo dukunda kuvuga n'ahari nituzagera ku gice cya 12 tuzagabanyamo iriya minsi 1260, ariyo myaka 3 n'igice, cyangwa se igihe n'igice cy'igihe, ariyo mezi 42. Abazarokoka mu gice cya mbere barinjira muri uyu mubare wa 142. Abazarokoka mu gice cya kabiri nabo kandi basubire binjire muri uyu mubare. Aha urumva ibyahishuwe bigenda bisobanura dedublema, bisobanura ibya kera, bisobanura ibiriho, bisobanura n'ibizaza, kuko twatangiye muri introduction tubivuga. Abandi bavuga ko Yohana yavuze abambere y'Itorero, cyangwa se Abisirayeli, cyangwa se bariya bakera, abantu bo mu isezerano rya kera, noneho ukabahuza nabo mu isezerano rishya. Abo ngabo nibo bagize kiriya gice cyane. Hari abagenda basobanura uburyo butandukanye abantu bazarokoka abacunguwe, ariko tuvuge muri ubu buryo nka bungahe. Twibaza iki kibazo: kuki hariho umwanya hagati y'ikimenyetso cya 6 n'icya 7? Ndagira ngo twumve nk'abanyeshuri noneho turi ko twiga, kuki twavuze igice cya 6, tuvuga kiriya kimenyetso cya 6, none turagera ku kimenyetso cya 7 ngo tugifungure. Hajeho parenthèse, hajeho agakubo ko kuzana igice cya 7. Urumva icya 2 turareba hari abazakizwa nyuma yo kuzamuka ku Itorero. Hari abantu bampamagaye benshi babimbaza. Ndagira ngo ibyo bibazo byombi nitubisubiza, turareba aba bantu, uyu mubare n'aba bantu ni bande. Hariho itandukaniro hagati y'ikimenyetso cya 6 n'icya 7. Abakuki yari yarahanuye aravuga ngo ibuka umurimo wawe muri iyi myaka, Uwiteka muri iyi myaka hembura, wibuke kubabarira. Imana buri gihe cyose yija guhana yisigaza umwanya w'imbabazi zayo wo kubabarira. Byagiye ibimenyetso 6 mwabonye ukuntu zakubise isi, ariko ngo bigera aho ngaho Imana isa naho ihagaze, isa naho isize akanya k'imbabazi. Imana ihora yibuka abantu bayo mbere y'uko izana urubanza. Imana igiye kurimbura Sodomu na Gomora, turasoma kuko yibutse Aburahamu ikiza Loti. Marayika aramwihutisha amugeza ku musozi wa Sowani. Biratwereka hano rero ko Imana igiye kurimbura isi, ariko hari ukuntu yibutse, hari abantu yibutse, hari abantu bakeya, babandi mu isezerano rya kera azavuga ngo leresiti, abasigaye, abacitse icumu, abo bazarokoka, abo Imana izabibuka. Imana ntiyakunda ko ibibazo n'akaga ko mu byahishuwe kagera
atarashira ikimenyetso ku ntore zayo. Yego, yego. Igice cya karindwi Imana iraza kuzana ikimenyetso ishire ku ruhanga rw'abantu bayo. Imana yongere kandi izana iki kimenyetso. Ezekiyeli igice cya 9 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Uwiteka arambwira ati genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, maze ushire ikimenyetso mu gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose bikahatakisha. Abantu baniha, abantu bataka, abantu bababazwa n'ibyaha. Yaravuze ngo babandi arababwira ngo nimugende munyure mu murwa mumukurikire, maze mukubite amaso yanyu ye kubabarira kandi mwe kugira ibambe. Musebe w'umusaza n'umusore n'inkumi n'abana bato n'abagore. Ariko umuntu wese ufite ikimenyetso mwe kumwakura, ndetse muhere mu buturo bwanje bwera. Nuko bahera kuri abo basaza bari imbere y'inzu. Ibi bihe birashaka kutwereka gute? Ibi bihe bizasohora kubera abagaragu b'Imana bahora barira kubera inzira za antikristo, wa muntu wo kurimbuka. Senga iyo murira, iyo muborogera Imana, amasengesho y'abakristo ababazwa n'ibyaha. Yego. Kumi nari nabyutse numvise hari umuzamu wayo usenga arira cyane, ababazwe n'ibyaha bikorwa. Ayo masengesho agira agaciro imbere y'Imana. Turaza kuvuga mu gice cya 8 ku murongo wa 3. Abaroma barazaga bashira abasoda babo n'abasirikare ikimenyetso mu ruhanga no mu kiganza. N'ibyo Yohana yabonye. Hano umuhanuzi yaza kwerekwa ibihari n'ibikorwa abantu bamenyereye n'iby'Imana imwereka. Antikristo azashira ikimenyetso ku ruhanga no ku kiganza by'abamuyobozi. Imana nayo iyo si wo munsi izabikora. Imana yarangije gushira ikimenyetso ku ruhanga no mu kiganza cy'abagaragu bayo bazaba ubwoko bwe, intama zo mu cyanya cye, abantu yirongeye abacunguje amaraso yiwe. Ibyakozwe n'intumwa 20 umurongo wa 28. Hari ijambo rimwe gusa ritaboneka muri Bibiliya handi, iyo twita Hapax. Imana yavuze ngo muri itorero ryayo iryo yavuze amaraso yayo. Itorero tuvuga abera b'Imana muri hano, nta handi iryo jambo uzasanga Imana yavuze itorero amaraso yayo. Ariko hano ni ukukwereka ngo ni ikibare cy'Imana. Ni umurima w'Imana, ni sehemu yake yayiguze amaraso yayo. Haleluya. Muzabivuga cyane, muzabyiga muri Pasaka. Tumuvuga amaraso ya Yesu mu butumwa bwiza bwose. Na hariya musomye muri Yesaya niko havuze nimba zacu nizo yikoreye. Ariko hariya Pawulo aza gusobanura ijambo itorero Imana yaguze amaraso yayo. Arishyiraho ikimenyetso. Imana izabayo kuko yabashizeho ikimenyetso. Abaefeso igice cya 1 umurongo wa 13. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva rya jambo ry'ukuri, ari byo butumwa bwiza bw'agakiza kandi mumaze kwizera, niwe wabashizeho ikimenyetso. Haleluya. Mwuka wera mwasezeranye. Icyo kimenyetso umukristo agomba kuba afite umwuka wera, ikimenyetso k'ingwate. Nicyo kikuranga, nta kindi cyerekana ko uri umukristo. Si ukuba muri nibature, si ukuzuka kare, si ukuba mu buyobozi, si ukuba bishopu, si ukuba arikibishopu, si ukuba apotre. Oya, ikimenyetso mu mutwe no mu bwenge bwawe. Imana yagushizeho ikimenyetso. Jya wicara utekereza. Uzi ko hari abantu batarabatizwa umwuka wera bamaze imyaka 10 mu nzu y'Imana. Umva inyigisho z'ubuyobe. Revera ndamukunda cyane, tukunda kuvuga abasaza bacu batwigishije. Revera Mutanga yazaga twigisha ibimenyetso byerekana ko umuntu yahawe umwuka wera n'ibintu bikora mu buzima n'imibereho y'umukristo. Umwuka wera ntazaja mu ijuru, nta kimenyetso ntacyo bazamubonaho. Nimba Abisirayeli barashize amaraso ku bihamambiro by'amazu yabo kugira ngo batarimbuka,
n'isezerano rishya ni umwuka wera uzatuma utaribuka ni ikimenyetso cy'umwuka wera nicyo azabaza abakiriye umwuka wera abahawe umwuka wera abaretse ibirimi by'umuriro bigacanwa mu mitima yabo. Urwandiko rwa 2 Timoteyo yandikiwe 2:19 nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze wanditse ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Haleluya. Uwiteka azabe abiwe yabahaye ikimenyetso yabashyize ikimenyetso mu kiganza niyo mirimo bakora sifa kwake Mungu. Haleluya. Abantu batagira umwuka wera ntibajya bakora amaboko yabo nta kimenyetso kibaho ariko bahawe uwo mwuka abahawe izo mbaraga abahawe ubwo bushobozi Imana ishimwe bahawe umwuka wera bahawe imbaraga zibashoboza. Amen. Haleluya. Imana yashyize ikimenyetso ku ruhanga rwabo ubwenge bwabo n'imbaraga zabo zikoreshwa n'umwuka wera abayoborwa na mwuka nibo bana b'Imana. Amen. Reka dusubize ikibazo cya kabiri. Hariho abantu bazakizwa nyuma yo kuzamurwa kw'itorero. Igice cya 7 muri iki gitabo kizahishuwe kirabyemeza neza ko hari abantu bazarokoka bazashobora kugenda itorero ryaragiye n'ubwo itorero n'umwuka wera bizaba zarazamutse deja zaragiye mu ijuru bitakiri ku isi ariko nimwibuke ko umwuka wera ari omnipresent. Umwuka wera aboneka ahantu hose. Mbere y'uko Pentecote iba Yesu amaze kuzamuka umwuka wera yarahari. Umwuka wera ntiyaje kuri Aburahamu. Umwuka wera ntiyakoze mu gihe cy'abacamanza. Umwuka wera ntiyakoranye n'abami ba Dawudi. Umwuka wera ntiyabazagaho. Umwuka wera ntiyakoraga ba Dawudi kuri yakoze iriya shene yo mu isezerano rya kera ba Yesaya ba Yeremiya ba Daniyeli bari abahanuzi bose. Umwuka wera wakoraga icyo gihe itorero rimaze kuzamuka umwuka wera azongera akore muri izo nzira azongera akore mu buryo bwihariye noneho aba ahantu hose ariko adakora muri ya mikorere akorana n'itorero none. Abo bantu nk'abantu biga murabyumva uko umwuka yakoraga mu isezerano rya kera niko azongera gukorana n'abantu bo mu isezerano rishya kandi basigaye batazamutse mu itorero. Icyo gihe azagarukira azakorana nabo abigishe abayobore ase n'ubakanga ariko ku muntu ku giti cye bitari muri rusange. Ajya asanga umuntu amutera ubwoba amwibutsa amagambo amwibutse abahanuzi amwibutsa abakozi b'Imana. Amen. Muri twe bazaba baragiye abera bazamuwe bazabihana bazagenda n'abasigaye niba abandi basigajwe n'ibyaha bitoya bazatangira kwicuza. N'umwuka wera uzajya umusanga ku giti cye umutera ubwoba. Icyo gihe ubugome bw'umwanzi buzakora ntacyo batinya kuko umwuka wera n'itorero byamaze kuzamuka noneho yamayobera anakora ku mugaragaro. Ingo y'umwuka wera n'igihe cy'umuntu izahagarara itorero rizamuka ariko akomeze gukora mu mitima y'abantu bazaba barasigaye. Azakomeza kwemeza abantu ibyaha no kubabwira iby'urubanza rw'Imana rubategereje n'ibintu bifatika byumvikana. Urabona umugore azaba yagiye umugabo yasigaye umugabo azibagirwa ibyo ngibyo azatangira gutekereza umwuka azamukomanga. Sinakubwiraga ngo dusenge ukanga. Urabona umugore aragiye abana bagiye ndarurashye ndakurikiye bamwe sasa batangire kwihana batangire bagira ubwoba basha ubwoba. Icyo gihe hari umwanditsi wanditse aravuga ngo bazacunguzwa n'amaraso yabo kuko nta mwuka w'Imana mu buryo bwa none uzaba ubahendahenda. Ibyo bazirebera ibyo bazumva bizabatera ubwoba byonyine. Ni nko kubaga umuntu nta kinya ni nko kukubaga nta kinya ugashinyiriza gusa ugamuha nta kundi kamambaya nta kundi. Izo ndeze abantu twabanaga baragiye mu mwana abantu benshi bazagenda abana bari mu nda bazagenda bave muri ba nyina bagende. Umuntu wese nta nzita azagenda mu muntu nta nzita azagenda mu abantu abenshi bazaba bagiye
nicyo gituma bazasigara. Sasa bamwe bazagira ubwoba bicuze bikomange ku mutima. Satani icyo gihe azaba ariko akora mu buryo budasanzwe. Akarengane kazasiga ububyutse bukomeye buzatuma benshi bibuka izavugwaga n'abavugabutumwa. N'aba bahamya babiri bazaba baravuze ubutumwa bari ku gice cya 11 tuzabareba. Ka gatabo k'impanda y'imperuka kavuga ngo abantu barirutse bagera mu rusengero ngo basanga na pasiteri wabo yasigaye. Baramukubita baramubwira ngo ariko kutajya kutubwira neza, kutajya kuvuga cyane. Pasiteri ariko ngewe sinasigaye, narababwiye batoya ntiwaza gushiraho umwete. Izi nzasigara ndabizi ko nzagenda. Imana ndabizi yarabimbiye sinzasigara. Ndakuburiye none uzabibaza uzabibwira wakumvise hakiri kare. Erega uwo munsi nturi kururaje urahinda. Tugiye kuvuga hariya hepfo impanda zigiye kuvuga gira wumve ibitangaza. Urarinze ngo uzirukire mu rusengero ngo ubone gupfukama ngo ubone gutanga amaturo. Ni mureke ndanga amaturo uzayahande. Pasiteri yagiye, abadiyakoni baragiye, azakora iki? Izo yari gukora ni none. Igihe cyawe igihe kizagera abantu bazajarajara, abantu bazashaka. Hano mu Rwanda habaye sene. Ubu ngubu hari akabazo, insengero zarakinzwe. Usanga abakristo biruka bashakisha aho basengera barahabuze. Bakiruka, hari abagenda amasaha 5, hari abagenda amasaha 6, hari ababwira gute abantu bakazinyuraho zabo zirakinze. Ndabire bakavuga ariko Imana izitegura abantu kabisa. Niko bizaba. Abantu baziruka bashaka aho bihana bahabure. Umwuka wera warakubwira kwihana. Pastori murabana nta nari muragenda mu mubwire kamene ku mutima. Reka nihane, reka niyeze, reka nitunganye. Uri amahoro. Bibiri iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Uwiteka Nyiringabo avuga. Reka kuri amahoro. Umutima wawe urabikubwira, wakwegereye umushumba wawe, wakwegereye abagaragu b'Imana, wakwegereye umuvandimwe wawe. Umva muvandimwe, uyu munsi urakomeye cyane. Urumva abantu bazabyumva nibo babo ngabo bazashobora kwihana. Tekereza ko bizatuma bicwa muri ziriya mpanda tugiye kuvuga. Antikristo nabica nibo bazazuka bimane na Yesu ingoma y'imyaka 1000. Tuzaza kuri imbere, tuzaza kubareba ku muzuko wabo. Ni nawo muzuko uvugwa. Uriya w'itorero wo ntufatwa nk'umuzuko, uriya uvugwa ko ari ukuzamurwa kw'itorero. Umuzuko wa mbere n'uyu uzaba ahangaha. Bivuga ngo n'umuzuko uzazura abantu bapfuye muri iya myaka 7 y'imibabaro ya Antikristo. None reka turebe igice cya 7 umurongo wa mbere. Ugufata no gucecekesha imiyaga. Igice cya umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Muri Bibiliya umuyaga iyo uje kurimbura mu mpande z'isi yose, Imana niyo izaba ifite ijambo kuri iyo miyaga yose ko ari ine. Izayicecekesha yose ifite. Daniel igice cya 7 aravuga ko uwo muyaga Imana yawuretse ugakwira isi yose. Izayisuwe 7, Imana irafata uwo muyaga izawurekura ku gice cya 9. Ndaza kuvuga ku gice cya 9. Aha haravugwa abamarayika mu cyimbo cy'umuyaga. Igihe cy'ubuntu abamarayika bashinzwe gufasha abazaragwa agakiza. Igihe cy'urubanza bazakoresha mu gukwiza no guhagarika ibyago ku isi, kuko bazaba babwiwe n'Uwiteka. Hariya Abaheburayo igice cya 1 umurongo wa 14 haravuga ngo abamarayika ni abagaragu bayo batumwe mu isi. None nuvuga ngo abafasha abantu bazaragwa agakiza. Ariko hano mu byahishuwe bazaba ariko bagenda bakwiza, bavuga, batangaza ibihano, bamamaza iby'Imana izaba yabahaye kuvuga. Biriya 144. Sasa ku murongo wa 4 abo ni bande? Hari indirimbo muza mukunda kuririmba cyane. Mbese abo ni bande? Ni bande abo bantu? Bari bazi ko umubare
w'abadivantisite nugera hariya ngo nibo 142 ubuyobe Eglise Adventiste igira ku kantu k'ubuyobe bwinshi cyane. Abahamya ba Yehova iyo bakavuga ngo nibabona abayoboka 142 ngo umubare uzaba wuzuye bazahita binjira mu isi nshya. Ariko urumva ko ni imibare bihimbira bonyine, ntabwo ari byo. Bibiliya ntabwo ariko yerekana. Imana irakoresha umubare ishaka kuvuga ubwuzure bwayo. Iya mubare Imana izikoresha imibare iyo ishaka gukoresha ubwuzure bwayo. Murabona umunsi wa Gideon yaramubwiye ngo genda ufate abasirikare 300 kandi yaje ibihumbi fata 300 gusa. N'ubwo Mose yatoye abisirayeli abasirikare 12,000. Imana ikoresha ijambo mu buryo bw'ubwuzure ariko ishaka gukora. Mu gihe cya Eliya Imana yaramubwiye ngo hari 7,000 bitarapfukamira Baali. Ntabwo zari 7 gusa. Umubare w'ubwuzure Imana gushaka kugira ngo umubwire ngo hari 1,000 ariko umubare igashiraho 7 batarapfukamira Baali. Umunsi wa Pentekote tujya dusoma hariya ngo hakijijwe 3,000 utabariyemo abagore n'abana. Hari umubare Imana ifata mu buryo bwayo n'ubwuzure bwayo. Usanga rero hariya mu gihe cy'umubare ukomeye biriya 144 aribyo 12,000 kuri buri muryango w'Abisirayeli. Uyu mubare nababwiye kare ko ufite amazina 12 ahagarariye Abisirayeli. Byerekana cyane k'umugisha mu kuza k'umwami Yesu bwa kabiri. Reka mbabwire aya mazina banditse hano ku gice cya 7 n'ukunda kurikirana n'ukunda ari ay'umugisha atari ay'Abisirayeli. Icya mbere banditse hariya ni Yuda, kandi murabizi ko Yuda si we mfura. Yuda bisobanurwa ngo kuramya, gushima. Abantu bazandikwa hano muri iki gitabo bazaba barokowe n'abantu bazaba biteguriye kuja guhimbaza Imana no gushima. Abakabiri ni Reubeni. Umuryango wa Reubeni usobanurwa ngo dore umuhungu n'abemeye umwana w'umuhungu Yesu. Dore Yesaya yaravuze ngo dore Imana ibahaye ikimenyetso, umwana azashinda azasara umwana w'umuhungu. Abemeye Yesu bakizera izina rye uwo munsi bazaba bafite uruhare mu bihumbi 42. Gatatu n'Abagadi. Muri gukunda amazina iyo dusoma mu itangiriro murareba ukuntu bakurikirana. Hano siko bakurikirana, ahubwo hano zaje ngo kugira ngo bisobanurire abantu. Abagadi ni abanyamahirwe, y'amahirwe 7 nababwiye ejo mu byayishuwe. Aba bayujuje bazinjira muri uwo mubare. Amahirwe 8 hariya Yesu yavuze ari ku musozi muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 3. Ahirwa bafite imitima iboneye, hahirwa abagwaneza, hahirwa abakiranu, hahirwa bafite inzara n'inyota zo gukiranu. Aba bantu ni Abagadi, nibo bazinjira muri uriya mubare. Abakane ni Abasheri, bagize umugisha wo kumva Imana, n'abanyamugisha. Abagatanu ni Abanafutali, n'abaharaniye kunesha, n'abaharaniye gutsinda. Babandikishijwe bivuga ngo unesha, utsinda, uzanesha. Aba n'abitwa Abanafutali. Abakurikira ni Abamanase, n'abitwa ngo n'abibagiwe iby'isi babitera umugongo. Izina rya Manase risobanura n'abibagiwe, n'abataye iby'isi bagakurikira umwami Yesu. Abasimeoni n'abumvise, hahirwa uwumva. Yesu yaravuze ngo uwumva none nubwo yapfa azongera kumva ijwi ry'umwana w'intama w'Imana. Nashimye kumva abavandimwe. Igice cya mbere umurongo wa 3 w'iki gitabo kibwayishuwe uravuga ngo hahirwa usoma, hahirwa uwumva, hahirwa uwitondera. Umva amatwi yawe azakinguka, wumve wa Musimeoni we, wumve ijambo ry'Imana. Abalewi na ukomatana n'abomatanye n'Imana ya Isirayeli. Waba umunyamahanga. Bibiri zitubwira umugabo witwa hariya Kalebu na Yosuwa, murabizi ko babanye, ariko kandi baramubwira ngo nomatanye n'Imana ya Isirayeli. Umutima wanje womatanye n'Imana, waruzi womatanye n'Imana. Ariko Imana y'abanyamahanga abo nibo bafite uruhare, abo nibo bafite umwanya, babikiwe ibihembo. Isaka
bafite ibihembo n'ingororano nyinshi. Abazebuloni bazaba bagiye gutura ijuru, bazaba ari abasangwa b'ijuru, bazaba abaturage b'ijuru. Amaze ngo basoreze kuri uriya ongera Yosefu, bazongera bishima ibyishimo bidasanzwe, bari mu kuboko kw'iburyo kwikomeye yo mu ijuru, ariyo Benyamini. Ndagira ngo aya mazina uzayasoma uko byanditswe hano mu byahishuwe, uzasanga ni imibare y'abantu batabarika bo mu isezerano rya kera, bo mu isezerano rishya. Ariko igitangazo, paranteze yambabaje, n'ubu usangamo Efurayimu na Dani ntabavuga. Bafise ko ntabavuze. Amazina yabo yombi yavuyemo. Efurayimu yasimbuwe nande hariya? Yasimbuwe na Yosefu. Dani asimburwa na Lewi. Gute? Efurayimu niwe wazanye diviziyo mu Bisirayeli. Umuryango wa Efurayimu niwe wazanye ibice, niwe wasinye ubwami bw'amajyepfo n'ubw'amajyaruguru butandukana. Umukristo wazanye amacakubiri mu itorero ntabwo azinjira mu bwami bw'Imana, ntabwo azinjira muri uyu mubare w'abazarokoka. L'esprit divisionniste, abantu bagira umutima, abantu bagira ibice mu mitima yabo. Ejo narabibabwiye mu buryo buhagije, nababwiye mu iyerekwa ry'abantu, abantu bazana amacakubiri, abantu bazanye amoko n'ibice mu bantu. N'aba Efurayimu ntibazinjira, ntibazandikwa, izina ryabo rigomba kuvamo. Aba bantu ndagira ngo nkubwire muvandimwe, nimba uzawuvugira ibice mu mutima wawe, kuramo izina ryawe rivuye mu gitabo, tuzarokoka uriya mujinya na biriya byago bizatera. Abadani byatumye bakurwamo n'ubwa buhanuzi bwaje kuri se, tuzabireba nitugera ku gice cya 13. Dani niyo ya nyamaswa izava ku butaka, hari izava mu mazi, hari n'izava ku butaka. Bavuga hariya ngo Dani ni inzoka y'incira, Dani uzaba inzoka mu nzira, incira mu nzira, uruma agatsinsino k'ifarasi kugira ngo ugushe uwihetse. Ubu batekereza ko ari ngo antikristo azaturuka. Nicyo cyatuma izina rya Dani ridashobora kugaragara hariya. Nitugera ku gice cya 13 ndababwira cyane ukuntu rimeze naho n'ubwo butaka aho buzaturuka. Rero bariya abantu benshi twamaze kuvuga hariya ku murongo wa 9 igice cya 7, Yohana yavuze rero abantu b'amoko yose, indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera, bavuga ngo agakiza n'akimana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Amaze ngo yumva ko marayika umwe abaza ngo ese aba ni bande, n'abavuye hehe? Nibo bavuye muri wa mubabaro mwinshi, ni bande, bavuye he, n'abahehe? Kandi ngo bameshe imyenda yabo, ngo bayezeshe amaraso y'umwana w'intama. Ntibazitwa n'inzara ukundi, ntibazitwa n'inyota n'izuba, icokere nta kizabagera, kuko umwana w'intama azabuhira ku masoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira ku maso yabo. Nibo cyane ejo hari umwigisha wampamagaye ngo nzababwira aba bantu ni bande. Iyo usoma hano mu Gifaransa ho ntiyavuga ngo bavuye he, bavuye uwo mwanya. Baje kera, hari n'abandi bazaba bakiri ko baza, bari kuva hehe aba bantu. Yababonye marayika ngaho bari kuzamuka uwo mwanya, abona abandi baje kera, barindira hamwe kuko twabivuze ejo, bicara hamwe bagahabwa ibishura byera. Aravuga ngo aba bantu ni bande, bavuye hehe? Umubabaro ukomeye ni abanyuze muri za nsago bya ya mafarasi twavuze yose hari haruguru, na bya bimenyetso bitandatu. Abatazaneshwa na antikristo bazababazwa cyane, bahure n'ubugome bwa antikristo, ariko mubabaro ukomeye uvugwa n'abamarayika. Aba bazakorera Imana mu rusengero rwayo, nibo bazavugwa hariya muri Ezekiyeli 48. Abazanesha iki? Inzara, inyota, izuba, icyokere. Kuko antikristo hano azabafungira mu magereza yo kubatwikisha icokere, azababuza ubuzima, azababuzabuza. Abantu bazasigara ku isi, bavuga ngo bazahura n'agatitiba mukuru w'ishami, bazahura n'ibyago, bazahura n'ibikomeye.
antikristo wabikishaga inyota n'izuba n'icyokere azabatara kuzuna uzatera kuko ijambo ry'Imana rivuga. Bariya bakuru 24 bari hariya n'abahagarariye kuko nababwiye mu bice bya mbere, bahagarariye isi yose, bahagarariye abantu bose, bahagarariye abo mu isezerano rya kera, bahagarariye ndetse n'abo mu isezerano rishya. Hariya turasanga rero iki gice cya 7 kiratwereka rwose ukuntu ko gushima no guhimbaza Imana bazaba bahagaze imbere ya ya ntebe bahimbaza Imana. Amoko, indimi zose, imiryango yose. Hari umugabo wampamagaye ejo, nawe ndabizi ko ari hano, arambwira ngo yabonye ikibaya cyuzuyemo abantu, indimi zose, amoko yose. Baririmba yandirimba ivuga ngo watoka bahari, watoka milima, indimi y'amoko yose. Naya ngaye tuzaza dushaka kuvuga azaba arimo amoko yose, indimi zose. Abantu bazavuga mu ndimi zabo kandi zumvikana, bizaba bimeze neza, zizumvikana. Hazaba hari Pentecote idasanzwe, izatuma bavuga ikizungu umuntu akacumva ari umunyafrika, umunyafrika navuga umusegwa azumva, umusegwa navuga umukongomana azumva, tuvugo kimwe kandi azaba ari umwanya mwiza cyane. Reka twegereze kumena ibimenyetso za ziriya mpanda 7 kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete. Hariya kumena ikimenyetso cya 7 kigeza ku mpanda ya 7, ukurikirane rw'imanza 3 zitandukanye. Izi manza zizaba zikurikiranye zihutira kugarura Kristo mu bwiza no mu cyubahiro. Ikimenyetso cya 7, impanda ya 7 n'urwanza rwa 7 zizakingura imanza 3 zikurikirana. Urwa mbere, gusubizwa kw'amasengesho y'abera. Icya 2, kwimikwa ku bwami bwa Kristo. Icya 3, gutangiza ibihano bya Babuloni cyangwa se ubutabera bw'Imana buzaba bumanutse. Ibyo tuzabivuga ku gice cya 16, ariko ku gice cya 8 n'icya 9 icyo kizasohora umujinya w'Imana ku bantu banze kwihana nyuma yo gutegereza igihe kirekire. Kuriya Abaroma igice cya 1 umurongo wa 24 haravuga ngo nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikiye, bakora ibiteye isoni, bononana imibiri yabo, nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse bigezaho abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe, ariko ubutinganyi bweze none. Kandi ubwo banze kumenya Imana, nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabo, imitima yabo ibakahebwe. Imana irareka ngo bakore ibidakwiriye. Mu gihe cyo gufungura bya bimenyetso 6, nibwo umuntu wese azasarura ibyo yabibye. Ubwe yibera umucuzi, yibera umukoresha wo kwirimbura. Mu gihe cya ziriya mpanda 7 zizatangira kuvuzwa, Imana izaha Satani ububasha bwo gutesha abantu umutwe no kubababaza cyane, izabatesa. Ariko mu gihe cyo gusuka inzabya 7 tuzareba hariya hirya, Imana ubwayo nizazisuka. Hari ibyo Imana izarekera Satani gukora, ariko ntitujya kugera ku nzabya. Imana ubwayo nizasuka izo nzabya 7. Umva inzabya ngo nababwiye 21. Biteye ubwoba bavandimwe, biteye ubwoba, biteye ubwoba, biteye ubwoba, biteye ubwoba gusumirwa n'ayo maboko y'Imana. Twavuga ko ibyago by'impanda 7 bizafata igihe gitoya cy'igihe Imana yemereye ko Satani yagerageza Yobu. Tuzi ko Yobu yageragejwe mu gihe cy'umwaka umwe. Cya 1 umurongo wa 12, Imana yaramubwiye ngo dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse ubwe we kumukoraho ukuboko kwawe. Nukuvuga ibi byago by'impanda bizaba mu gihe cy'umwaka, ariko ndimugire ngo biroroshe, ndaza kubivuga hariya hepfo n'amezi byarahabonetse. Rero reka dufungure igice ikimenyetso cyangwa se dufungure hariya impanda ya mbere, igice cya 8 umurongo wa mbere. Icya mbere ni ituze, silence, calm, guceceka. Umwana w'intama afunguye ikimenyetso cya 7,
numva cya kindi twari twasize twari twavuze bitandatu none tugeze ku cya karindwi mu ijuru haba ituze nk'igice cy'isaha naraye nsomye ndatekereza igice cy'isaha iminota 30 mu ijuru hahora igitaramo mu ijuru hahora ibyishimo mu ijuru bataraceceka ku manywa na nijoro baba marayika uduhumbi n'uduhumbagiza bahora bavuga ngo urera 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 niyo ndirimbo yabo ariko iki kimenyetso cya karindwi n'ikimenwa hazaba ituze ingana ngo n'igice cy'isaha baceceke ijuru rituze igice cy'isaha Zefaniya yaravuze ngo uje ucecekera imbere y'umwami Imana kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi umunsi uteye ubwoba umunsi uzatuma abamarayika batavuga umunsi uzatuma abamarayika bahagarara umunsi uzatuma ibizima by'ijuru bigose intebe y'Imana bituza ceceke Abakuki yaravuze ngo ariko Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera isi yose ituriza imbere ye Zekariya yaravuga ngo bantu mwese nimucecekere imbere y'Uwiteka kuko abagutse mu buturo bwe bwera guhaguruka kw'Imana ije guhana isi no kuyiteza ibyago abantu bya bizima bya binyabugingo bizaceceka inanga zihagarare Yosuwa 6:10 abiyeriko bahinze umushitsi babona abisirayeli bazenguruka inkike bucece badasakuza nta jambo bavuga Yosuwa yari yababwiye ngo muceceke mufate ururimi rwanyu muzenguruke ntawe ubwira uwundi ijambo tekereza rero ikirere ukuntu kizaba cyafashe imiyaga yose ko ari ine ijuru ribikiragi mu gihe cy'igice cy'isaha haleluya ko iyo rugiye gukorononsa abantu bose baraceceka bagiye gusoma urukiko abantu bose baza bananirwa kwishaganya ndatsindwa barasoma gute ngaho bagafata umwuka ahangaha ikirere kizafata umuyaga nta gasaku ijuru ribikiragi biteye ubwoba abavandimwe gucecekesha uduhumbi n'uduhumbagiza ikizakurikira n'ubwo ko giteye ubwoba ikizatuma abantu baceceka reka tuvuze impanda ku murongo wa 2 igice cya 8 abamarayika 7 bahabwa impanda 7 ituze ry'ijuru rizakurikirwa no kuvuza impanda ya mbere amen igice cya 1 umurongo wa 14 umunsi w'Uwiteka uri hafi umunsi w'impanda uzahindisha isi umushitsi n'urugamba rukomeye abisirayeli bavugije impanda 7 ku munsi wa 7 bavuza akamu k'intsinzi inkike zirariduka izi mpanda 7 nizivuga inkike z'abatubaha Imana imisingi yabo mu isi banze kubaha Imana impanda z'Imana zizaziridura ibihumbi byo bubatse imyaka ibihumbi bizaritagurika izagwa hasi ihumure nubwo n'uyu munsi mubona ari inkike zikomeye zizaba ibibaya Zekariya navuze ngo uzaba ikibaya Zerubabeli imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya wa musozi we izi nkike mubona zitugose tuburi iburyo n'ibumoso zitujujuza zatugize impunzi zatubujije amahwemo zatugize imfubyi zitugira abapfakazi zitugira incike zitugira inkehwa oya nimuhumure impanda ziraje zigiye kuvuga abamarayika biteguye bagiye kuvuza akamu haleluya Yosuwa wacu azaba yahagurutse Yosuwa w'ijuru azaba yahagurutse umwana w'Imana azafata umwanya yirukana umwanzi we wa kera iyo tuzareba ku gice cya 19 bazavuga ngo kudeta y'Imana yabaye Mungu haleluya 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 amen haleluya 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 umwanzi w'Imana umwanzi wa Yesu azatsindwa impanda z'abamarayika zigiye kumwirukana murongo wa 3 n'uwa 4 n'amasengesho yabera marayika ahagarara ku gicaniro afite icote ahabwa imibavu myinshi ayongeraho ku masengesho yabera bose ayishyira ku gicaniro imbere ya ya ntebe umunsi w'umuzamukana amasengesho yabera imbere y'Imana uyu ni marayika wundi
uko muza musoma ntabwo ari muri babandi barindwi ntabwo ari babandi bafite impanda oya n'undi ni nguwa munani ashinzwe kwegeranya amasengesho y'abera kuyageza imbere y'Imana uwo ni we marayika w'Uwiteka ari we Kristo Yesu nk'umutambyi mukuru ubona mu bwiza uhuza w'Imana n'abantu watanze ubugingo bwiwe ku bicumuro ya benshi akwiriye icyubahiro n'ubutware n'imbaraga no gutungana kose nguyu ufata amasengesho yanyu nguyu utazureka isengesho ryawe rigwa hasi nguyu utazureka amarira yawe agwa hasi Dawudi yaravuze ngo ayabika mu icupa siva kwa kabungu amasengesho yawe aroswa dusenga yewe amasengesho yawe ntiyapfuye ubusa arabikwa cyotero cyuzuye umuriro cyangwa kijugunywa mu isi humvikana guhinda kw'inkuba n'imirazo n'igishitsi aya masengesho yabera haleluya Pawulo yabwiye abaroma usarire kuri 12 yavuze uwo muriro w'amakara usukwa ku mitwe y'abanyabyaha banze kwihana uwo munsi azasubizwa ayo masengesho tuzadusengera abanyabyaha bakanga kwihana Pawulo yaravuze ngo umunyabyaha uzamugirire neza umwanzi wawe uzamugaburire umuhe n'amazi yo kunywa umwambike ngw'icyo gihe uzaba uri kumurundaho amakara yaka ku mutwe n'aya masengesho yawe uwo munsi bazayabona bazifuza bazavuga ngo iyo tuyumva erega amasengesho yacu ni umuriro amasengesho yabera azatwika ikirere ni umuriro aza yaka ijuru haleluya musenga cyane amasengesho yanyu afite imbaraga afite imbaraga reka dufungure impanda ya gatatu umurongo wa 7 habaho urubura n'umuriro bivanze n'amaraso bijugunywa n'isi kimwe cya gatatu kirashya kimwe cya gatatu kirashya kimwe cya gatatu cy'ibiti n'ibyatsi byose birashya uru rubura n'umuriro n'amaraso bisobanuye kurimbura nk'uko mwumva namwe uko byaje muri Egiputa ibiti n'ibyatsi bivuze ubukungu buzashira urubura ruzaba rufite amatoni aho ibyahishwe bavuga ngo ruzaba rufite tone rufite ibiro 25 urubura ntabwo ari rwa rubura rw'iwanyu i Burayi no muri Amerika ntabwo ari rwa rubura ruza gahoro gahoro rumera nk'indara nararubonye ruza nk'indara rukaza ruhuha nk'akayaga kuko habaye ikirunga ariko urubura rw'Imana ruzaba rufite ibiro ruzaza rumenagura Zaburi 92:8 iyo abanyabyaha barutse nk'ibyatsi kandi ingozi z'ibibi zose iyo zeze kugira ngo barimuke iteka abatunzi bo mu isi abatunzi by'isi babitse amafaranga mu mabanki abandi barayaryamira abandi barubaka inganda izo zose bizashira urubura rw'Imana n'umuriro w'Imana bizabitwika iyi mpanda iteye ubwoba cyane impanda ya mbere izakubita hasi ubutunzi abibone bose abanyabyaha Imana yabajije Yobu 38:22 Yobu ububiko bwa shelegi uzaho nzambika urubura uwo munsi Imana izakingura iyo stoke y'urubura rw'Imana izamanuka ruve muri depo isi yose izagira ubwoba kubera urwo rubura impanda ya kabiri ikimeze nk'umusozi munini ku murongo wa 8 igice cya 8 ikimeze nk'umusozi munini waka umuriro kijugunywa mu nyanja kimwe cya gatatu cy'inyanja gihinduka amaraso kimwe cya gatatu kibiri mu nyanja kirapfa kimwe cya gatatu cy'ikibuge kirarimbuka kumva ni ibintu byisobanura inyanja isobanura abantu benshi abantu batazi Imana bazagwa nk'umusozi uguye mu nyanja aho ngaho rero urumva bazahita bapfa bazahita bagwa bibagirwa Imana kimwe cya gatatu cyabo gipfe abatuye isi yesu twavuze 8 hano ni kimwe cya gatatu presque hafi 2.2 n'igice bazapfa kimwe cya gatatu cy'ubukungu ishire gitokombe n'ikizo ngivyo indege
amato amamodoka ibyogajuru ejo bundi nabonye umugore n'umugabo bavuye ku kwezi bari bamaze y'amezi 6 ibyo byose bizakwama bizahagarara izunguruza abantu bizahagarara kimwe cya gatatu abantu bazajarajara baburi bibatwara uravuga ngo zambutiyaje zifite zigiye zigenda icyo gihe amasoko yose azaba yakozweho reka turebe hepfo impande ya gatatu nivuga ku murongo wa 10 inyenyeri nini yaka umuriro yitwa muravumba iragwa ibuye mu ijuru ngwitira kimwe cya gatatu c'inzuzi n'imigezi n'amasoko kimwe cya gatatu c'abanyoye ayo mazi kirapfa inyenyeri y'umururazi yitwa muravumba n'inyigisho za satani n'inyigisho z'ubuyobe zizinjira mu bantu bazigotomere uburyo kimwe cya gatatu c'azaba bari ku isi amasoko yabo azahagarara amakampani azahagarara imigezi n'amasoko n'imigisha aho yongera ku kazi gashire aho hahiraga amasoko akingwe uwaguherezaga hagarare ibintu byose amasoko n'utugezi n'inzu bizahagarara tekereza ibyo bintu ku bantu bazaba barasigaye ku isi ibi ndabibabwira kugira ngo muhunge ibihe bizabasanga ku isi umuntu uzasigaye tegera ibizakubaho tegera kampani zahagaze inka zanze gukama amasoko zanze inka zaranyaze ubuse twakana zifite ababayi bazatera baruta babandi abakristayo bazagaruka barya bakera bazaza barimbura haba ngaba batumaze inka batutwaye bazarimbura isoko zose bazahagarara mu migisha yose aho waronkera n'umwana wawe ntazaguha n'umubyeyi wawe ntazaguha buri wese ngo azaza abwira umusozi ngo tugwire umusozi wanjye babwira inkota ngo twice inkota igimbe inkota yange kukwica inyenyeri muravumba abavandimwe iteye ubwoba abantu bazemera izo nyigisho z'ubuyobe bazahura n'agatitiba mukuru w'ishano impanda ya 4 kimwe cy'izuba kimwe cya gatatu cy'izuba kimwe cya gatatu cy'ukwezi kimwe cya gatatu cy'inyenyeri gikorweho kijime Amos 5:18 aravuga ngo umunsi w'Uwiteka uzaba ari umwijima atari umucyo izuba n'umucyo bizana umwero ku isi icyo gihe ibintu bizarumba nta myaka izera bariya iriya mirima mubona y'ingano iriya mirima mubona y'ibigori n'ibirayi n'imbuto n'imboga bizuma kuko ikirere kizaba cyakozweho burya izuba rigira uruhare kugira ngo imyaka yere icyo gihe sasa izaba yakozweho ibintu bihagarare inzara iby'abantu isi yose ihure n'ikibazo gikomeye ariko cyane cyane izuba ryo gukiranuka rizaba ryakozweho ariko butabera ariko transparent habaho akarengane habaho ubugome budasanzwe nicyo cyago gikomeye hariya cya 4 kizamara abantu Yohana yabonye ikizu ngo kivuga ijwi rirenga kiguruka kigenda kivuga ngo ishano kubari n'isi kubera impanda zitatu zigiye kuvuzwa ahangaha birasobanura ko Imana izaba yiteguye guhora inzigo kubari n'isi bose kubera ziriya mpanda zitatu zigiye gukurikira reka turebe iyo mpanda ya 5 mu gice cya 9 murongo wa 1 inyenyeri igwa ivuye mu ijuru ifungura ikuzimu abamo umwotsi mwinshi izuba n'ikirere byizimishwa n'uwo mwotsi ibi bihano ntabwo bizababaza ibidukikije nk'uko mbivuze haruguru ntabwo bizababaza ibyatsi cyangwa ibiti cyangwa ibiki ibi bihano bizababaza abantu banze kwakira Yesu banze kwemera umwami nk'umukiza wabo bazababaza imibiri yabo cyane cyane imitima yabo iricuza itababarira ngaho tekereza ko kababara kwicuza ariko ntubone imbabazi bazababazwa imitima n'imibiri yabo izari Satani azahabwa urufunguzo rw'ikuzimu afungura inzego zibiri urwego rwa mbere ni abanyabyaha bapfuye batizeye Yesu bose bazamuka burundu bamwe bakanguka ntibazongera gusubira muri iyo gereza hariya mu kuzimu hariho icumba bafungiyemo abatizera imyuka guhera kuri ba Kayini kugeza ku baraye bapfuye none batizeye abo bantu bafungiwe mu cumba ahantu bazazamuka
aba kabiri ni abamarayika batarinze kwera kwabo nabo barayoba bakurikira Satani. Uwo munsi nabo bazakinguka bazamuke, bazaba bafite imbaraga. Mwanditsi wasobanuye ibyahishwe yaravuze ngo bazaba bafite imbaraga z'ubuyobe zimeze nk'umwuka wa Pentekote. Bazaza biruka bigisha bemeza umuntu, bazaba baherekejwe n'ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye. Nabo bazakora ibitangaza, bazaza batema umuntu ukuboko basore baguteye, batema umuntu ijosi ureba basore bariteye. Urabona biriya bintu bya maji, muze gukurikira cyane information murebe maji kuri za YouTube, hari utuntu tunyuraho twinshi cyane ukabona umuntu baciyeho umutwe agasa akawugarura. Iriya ni imikorere ya Antikristo, ni kuriya bakora. Azatema umuntu mu buryo bwa maji asubira usubizeho. Wite kuguta reka n'Imana nyine muze gukurikira. Biriya ni imikorere n'imiteguro ya Antikristo yatangiye gukora mu mayobera. Nuko kimubuza kitaravaho, nuko utaragenda, nuko rero mutarazamuka. Nimuhumure, dufite isi runini, dufite isi runini, ariko umunsi izavaho, umunsi itorero rizazamuka, Antikristo azakora afite imbaraga. Icyo gituma abantu batahawe umwuka wera bazemera bavuge ngo iyi niyo Mana, bazavuga ngo ni iyi nta yindi. Impanda ya gatandatu tuyivuze ku gice cya 9:13. Ijwi ribohora abamarayika bane baboheye kuri Ufurate. Ihite ribarekura bazamuke, bahabwa isaha, umunsi, ukwezi n'umwaka. Hari igitabo nasomye kiravuga ngo bazamara amezi 13. Ndacyasoma kurikirane ndebe neza. Isaha n'umunsi n'ukwezi n'umwaka. Umwanditsi yaravuze ngo bizaba bifite igihe cy'amezi 13 kugira ngo bice 1/3 cy'abantu. Ahangaha rero abamarayika bazahamagaza abasirikare bavuye ku isi yose, bavuye Afrika, bavuye Amerika, bavuye Aziya, bavuye Uburaya, bavuye Australia, isi yose. Yabonye umubare wabo Yohana ngo yarawumvise, ngo ni 200,000. 200,000 z'abasirikare bazamuke baje gutera umurwa wa Yerusalemu. Ntabwo ari bo bonyine, bazarwanya iburasirazuba bwose. Murabona izi ntambara zatangiye kuba za Ukraine n'Uburusiya zari zimaze kotota kwinjira mu Buraya hose, zari zimaze gukwira isi yose. Mwabonye ukuntu Israel na Gaza hari iburasirazuba zari zatangiye, zarambuka zigera muri Liban, zisubira inyuma zigenda zija muri Iran. Biriya iyo bireba ujye ureba, biriya ni ibimenyetso, biriya ni intangiriro. Yesu yaravuze ngo nimubona izo bihuwa z'intambara muzubura amaso yanyu murebe mu kirere. Biriya birateguye. Ubu nyine mwebwe muri Amerika tuvugana none, timureba monde economique ukundi jubanganye, timureba ukuntu ibiciro n'amataxe bihaye bigenda. Tuzabivuga tugeze kuri Babuloni hariya, tuvuge monde economique, monde politique na monde religieux. Turebe ibibazo bihaye biza, nibyo biriya ntibizasubirayo, ntibizasubirayo muhumure. Biriya mwebwe bigutere kwizera no gusenga. Ni kuri ibibazo by'isi bitangira, nta kikiza ngo gisubireyo. Ngo reka twihangane imyaka 4 nguriya musaza nagenda, ntibizasubirayo. Biraje kandi kimwe kigenda kizana ikibazo cyane. Mwakomye amashi mwese ngo hagaritse ubutinganyi, mwakomye amashi mwese yahagaritse kimwe, ikindi kinjira urundi ruhande. Nuko ni kwisi iteye, nuko ni kwisi ikora, nuko ni ko Antikristo yategura. Aba bantu barategura intambara ya mbere y'isi ariyo ya Armageddon, intambara ikomeye izaza hariya ari ryo shano rya kabiri. Bazatera isi yose, bakamye Ufurate kubera ubwinshi bw'intwaro zabo. Nyamara basigaye batishwe n'ibyago, ntibihana n'imirimo y'intoke zabo, ngo bareke gusenga abadayimoni, habe no kugira ngo bihane ubwicanyi bwabo n'uburozi n'ubusambanyi n'ubujura. Nicyo gituma, reka nsoreza ahangaha, nicyo gituma bavandimwe mubona icyaha byiyongera, nicyo gituma mubona divorce ziyongera, zikagera no ku bakozi b'Imana, zikagera no mu bapasiteri. Kandi nawe umukristo ugashigikira, ariko umuntu wahawe umwuka wera azashigikira ubuyobe, azashigikira ubutinganyi, azashigikira umuntu waretse umugore we wa mbere agashaka uwa kabiri, agashingirwa mu rusengero, nawe ukabutaha ubwo bukwe. Ariko uzavugira ngo Imana izahana abantu gute?
ujya utanga ubukwe bw'umuntu wasenye wasenye urugo akubaka urundi rwa kabiri hejuru y'urundi. Reka umunsi umwe pasiteri wacu azaturira imbere ya ndirimbo ngo abafite abagore benshi icyo gihe bazahanwa bazarira bahekenya amenyo yabo. Ubashigikira nkandi ese iyo ushigikiye buriya bukwe iyo utashye ndeke kuvuga igihugu abashumba bariko bashakamo ariko murabazi muri hano murabizi abandi barashingira indowa za kabiri ku mugaragaro. Reka mbabwire mbaburire ibi byago biraje abantu ngo ntibihanye nubwo ibyo bintu byabaye ntibihanye ubwo busambanyi n'ubwo bujura n'ubwo burozi n'ubwo bwicanyi bazatihana. Nimureke twihane tugire ubwoba dutinye twizere Yesu tuzagende mu mpanda ya mbere ye Yesu azajyana itorero ntugasigare. Mani turinde ibyo bihe, Imana dutabare, Imana ibagirire neza. Tuzakomeza ikindi gihe hariya tuze kureba hariya ku gice cya 10 n'icya 11 noneho niho tuzarebera impanda ya 7 iri ku gice cya 11 turangirize ku mpanda ya 6 niko tuzareba nyuma yaho inzabya Imana izasuka ubwayo. Imana ibafumugisha, Imana ibafashe. Mwakoze abo twataramanye, mwakoze abo twazukanye mu rukerera. Imana ibahe kwitegura kuza kwa Yesu. Imana ibahe umugisha kuri iri jambo kubwa Yesu Kristo umwami wacu.